itandukaniro rya buri wese ku isi kuva muri Amerika ukagera i Burayi ukazenguruka imigabane yose igize isi ukisanga hano mu Rwagasabo. Ntidutandukanywa naho tuvukira gusa, ahubwo akenshi dutandukanywa n'uburezi duhabwa mu mashuri twizemo ndetse n'ibyo twigishijwe. Ibyo nibyo bigena abazavamo abayobozi bakomeye b'isi ndetse n'abazavamo abaturage basanzwe. Ibi ntabwo bishidikanywaho kuko mu myaka myinshi ishize abafite agatubutse bamaze kumenya iby'iri banga, bagena uburyo abana babo bazajya bahabwa mu bumenyi bw'igitangaza, bityo bakabibirangirire ku isi yose. Ibi ngibi kandi ntabwo twabitanzwe no mu Rwagasabo. Niyo mpamvu uyu munsi naguteguriye ibigo 10 bikomeye kurusha ibindi byose mu Rwanda. Aha twasuzumye urwego rw'ubumenyi ibi bigo bitanga, uburere ndetse n'icyo bisaba kugira ngo umwana wawe yige kuri kimwe muri aya mashuri. Ubwo ndavuga amafaranga. Uri buze gutungurwa nuko mu mafaranga ujye uvuga ko ari inzozi zawe hari umwana uyishyurirwa mu mwaka umwe gusa w'ishuri. Nge muri kumva ni Mugisha Fabrice umungu w'Imana n'abantu. Nkuhaye ikaze kuri Biga Media. Kora subscribe kugira ngo ntugacikwe n'ibiganiro binyura hano. Ishuri dusanga ku mwanya wa 10 mwakomeye muri iki gihugu cy'u Rwanda ryitwa Wellspring Academy. Wellspring Academy ni ishuri ryigenga ryubakiye ku ndangagaciro za Gikristo. Riherereye mu mujyi wa Kigali i Nyarutarama. Ryashinzwe mu mwaka wa 2007 n'abanyamahanga babiri b'Abanyakanada barimo Richard Taylor ndetse na Jeffrey Comat ku bufatanye n'itorero rya Christian Life Assembly Rwanda. Intego yabo yari gutanga ubumenyi bufite ireme bwubakiye ku ndangagaciro za Gikristo, bugamije gutegura abayobozi b'ejo hazaza bafite umutima wo gukorera abandi ndetse no guteza imbere igihugu cyabo. Iri shuri ritanga ubumenyi ku bana bari mu byiciro bitandukanye, harimo icyiciro cya foundations, cy'incuke, primary school ndetse na secondary school. Wellspring Academy ifite abanyeshuri baturutse mu bihugu bitandukanye harimo n'Abanyarwanda. Abanyeshuri biga kuri iri shuri biga mu ndimi zitandukanye zirimo Icyongereza, Igifaransa ndetse n'Ikinyarwanda, hagamijwe gutegura abanyeshuri kuba abahanga mu ndimi nyinshi zitandukanye. Kugira ngo umwana wawe yige kuri iri shuri yishyura kuva kuri 1,373,000 by'amafaranga y'u Rwanda, agenda yiyongera bitewe n'icyiciro umwana agezemo kugeza kuri 2,127,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Ku mwana uri mu cyiciro cya nyuma cy'amasomo atangwa hano muri Wellspring Academy. Ishuri dusanga ku mwanya wa 9 mu mashuri akomeye mu gihugu cy'u Rwanda ni ishuri ryitwa École Francophone Antoine de Saint-Esprit. Ni ishuri ryigenga mpuzamahanga riherereye mu mujyi wa Kigali ahitwa mu Kiyovu. Ryashinzwe mu mwaka w'1973, rikaba ari ishuri ryari ry'igihugu cy'Ubufaransa ariko ryaje guhindurwa ishuri ryigenga mu mwaka w'1998. Ryigisha rishingiye kuri gahunda y'uburezi bw'Ubufaransa, ikaba ihuza amasomo y'ibanze, ayisumbuye ndetse n'ay'ikirenga. Ku bijyanye n'amafaranga yishyurwa kuri iri shuri, umwana yishyura byibuze 1,780,000 ndetse n'amafaranga 750. Aha ngaha ni ku mwana ugitangira mu mashuri y'incuke. Aya mafaranga akaba agenda yiyongera bitewe n'icyiciro umwana agezemo, aho umwana uri gusoza amasomo kuri iri shuri yishyura 2,170,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga nayishyurwa n'abana bafite ubwenegihugu bw'u Rwanda ndetse n'Ubufaransa. Aya mafaranga yiyongera ku bana bafite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu bitandukanye, aho umwana uje gutangira mu cyiciro cy'incuke yishyura kuva kuri 2,314 n'amafaranga 650 y'u Rwanda kugeza kuri 2,739 n'amafaranga 750 ku bana bafite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu bitari Ubufaransa n'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga ikigo cyitwa Virunga Valley Academy. Iri ni ishuri ryigenga mpuzamahanga ryashinzwe mu mwaka wa 2014, riherereye mu mujyi wa Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Iri shuri rikoresha gahunda y'uburezi ishingiye ku rurimi rw'Icyongereza, rikaba rifite intego zo gutegura abanyeshuri kugira ngo bazatsinde neza amasomo yabo, bagire uruhare mu iterambere ry'umuryango kandi babe bafite imyitwarire myiza. Iri shuri rikoresha gahunda y'uburezi ya Amerika. Iri shuri kandi rifite abarimu b'inzobere baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye baje kwigisha muri iri shuri, kandi rigashyira imbere gutekereza mu buryo bwagutse, ubuhanzi n'imyigire ishingiye ku bushakashatsi. Kugira ngo umwana wabashe kwiga muri iri shuri bisaba byibuze ko niba ari umwana ugiye gutangira mu mashuri y'incuke atangira nursery school, umwana yishyurirwa kuva ku 700,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga agenda arutanwa bitewe n'icyiciro umwana agezemo, aho kugeza ku mwana uhabwa amasomo ya nyuma muri iri shuri yishyura 4 miliyoni z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka. Ishuri riza ku mwanya wa 7 mu mashuri meza mu gihugu cy'u Rwanda ryitwa Gashora Girls Academy. Ni ishuri rya segonderi ryigamo abakobwa gusa, rirangwa n'uburezi bushingiye ku bumenyi. Ryashinzwe muri Mutarama mu mwaka wa 2011 ku bufatanye na Rwanda Girls Initiative, birangajwe imbere n'Abanyamerika babiri barimo Susan Sinegal ndetse na Charles Foster. Rikaba riherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora. Umwana wiga kuri iri shuri byibuze yishyura kuva kuri 4,500,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka, bishatse kuvuga yuko ku gihembwe yishyura agera kuri 1,500,000 y'u Rwanda ku gihembwe kimwe gusa.
Ku mwanya wa gatandatu turasanga ishuri ryitwa Akagera International School. Ni ishuri ryigenga ryashinzwe ku rwego rwo gutanga uburezi bwiza buhuza amasomo kuva kuri primaire ya mbere kugera kuri primaire ya gatandatu, icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye ordinary level, ndetse bigahuzwa na gahunda yihariye rifite bwa TVET TSS y'ubumenyi ngiro ku murimo. Ku bijyanye n'amafaranga yishyurwa kugira ngo umwana wawe abashe kuba yakiga kuri iri shuri, bisaba kwishyura byibuze kuva kuri $3,540,000 by'amafaranga y'u Rwanda, agenda yiyongera bitewe n'icyiciro umwana wawe agezemo, kugeza kuri $6,243 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya ngaya yishyurwa buri mwaka hatarimo amafaranga yo kwiyandikisha ndetse n'indi misanzu igenda ikenerwa ku ruhande. Ishuri dusanga ku mwanya wa gatanu ryitwa Green Hills Academy. Iri ni ishuri mpuzamahanga ryigenga ryashinzwe mu mwaka w'1997, rikaba riherereye i Nyarutarama. Rikaba rikora mu buryo bwa bilingo, aho bigisha mu Cyongereza ndetse n'Igifaransa. Rikaba ryigisha abana kuva kuri nursery school ku ncuke kugeza mu mwaka w'amashuri wa 12. Kugira ngo umwana wawe yige kuri iri shuri, bisaba kwishyura byibuze agera kuri $3,975,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwana uje gutangira mu mashuri yo hasi ku cyiciro cyo hasi, kugeza kuri $12,650,000 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwana uri gusoza amasomo kuri iri shuri rya Green Hills Academy. Aya mafaranga akaba yishyurwa mu mwaka umwe gusa. Ishuri dusanga ku mwanya wa kane mu mashuri akomeye mu gihugu cy'u Rwanda ryitwa Ecole Belge de Kigali. Iri ni ishuri ryigenga mpuzamahanga ryashinzwe mu mwaka w'1965 na leta y'Ububiligi ku nyungu z'abana b'abadiplomate bakoreraga mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu rikaba riherereye ku Gisozi, ryimuwe mu mwaka w'2018 rivuye mu Kiyovu. Rikaba ryigisha abana kuva kuri materineri ku ncuke kugeza mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye. Iri shuri rikoresha porogaramu y'imyigishirize y'Ububiligi ndetse rikaba ryigisha mu rurimi rw'Igifaransa, bityo abanyeshuri bakabona impamyabumenyi zo mu Bubiligi zemerwa ku isi hose. Kugira ngo umwana wabashe kwiga muri iri shuri, bisaba byibuze kwishyura kuva kuri $6,670,000 by'amafaranga y'u Rwanda, agenda yiyongera bitewe n'icyiciro umwana wawe yigamo, kugeza kuri $16,650,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya ngaya kandi yiyongeraho amayero 500 ya buri mwaka yo gusana ibyangijwe, hakiyongeraho kandi nanone amayero 300 ashobora kwiyongera yo gusaba kwiga kuri iri shuri. Ku mwanya wa gatatu turasanga ishuri ryitwa International Montessori School of Rwanda, cyangwa se uryite The Earth School. Ni ishuri rihereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Kiyovu, kandi ni ryo shuri rya mbere rya Montessori mpuzamahanga mu Rwanda, cyangwa se International Montessori School of Rwanda, ryashinzwe mu mwaka wa 2011. Iri shuri ryigishwa hakurikijwe filozofi ya Montessori ishingiye ku mikurire y'umwana mu buryo bwuzuye, cyangwa se holistic development, aho umwana yigira mu buryo bworoheje bwo kumenya, yibanda ku rwego rwa buri mwana, harimo imikorere, ubwenge, amarangamutima, ubwenge bw'imibanire n'ubuzima rusange. Iri shuri rifite umwihariko wo kuba aricyo kigo cya mbere mpuzamahanga cyahawe igihembo cya GBAC Star ku bijyanye no gushyiraho ibipimo byo gukumira no guhangana n'ibyorezo. Ku bijyanye n'amafaranga, abana bajya kwiga kuri iri shuri basabwa kwishyura $350 nk'igiciro cyo gusaba kwiyandikisha, cyangwa se application fee, ndetse $500 ku mwaka yo kwiyandikisha kuri buri mwana wiga muri iri shuri. Naho ku mafaranga ajyanye n'ishuri, umwana wiga mu cyiciro cyo hasi, ubwo ni ukuva ku mezi 18 kugera ku myaka 3, yishyura $6,930 by'idolari. Aya ngaya nasaga $10,117 n'amafaranga 800 y'u Rwanda. Ndetse nanone mu cyiciro gikurikiye twavuga ko ari icyiciro cya hagati, umwana yishyura $9,240 by'amadolari. Aya mafaranga akomeza kugenda yiyongera bitewe n'icyiciro umwana agezemo, kugeza aho umwana uri gusoza amasomo kuri iri shuri yishyura $16,170 by'amadolari. Aya ngaya narenga $23,608 n'amafaranga 200 y'u Rwanda. Aya mafaranga akaba yishyurwa buri mwaka. Nanone kandi ishuri dusanga ku mwanya wa kabiri mu mashuri akomeye mu gihugu cy'u Rwanda ryitwa Kigali International Community School. Iri ni ishuri ryigenga ryubakiye ku ndangagaciro za Gikristo, riherereye ahitwa Gacuriro mu mujyi wa Kigali. Iri shuri rikaba ryarashinzwe mu mwaka wa 2006. Iri shuri rikaba ryakira abanyeshuri bagera kuri 300 buri mwaka baturutse mu bihugu bitandukanye. Iri shuri rikoresha gahunda y'uburezi ishingiye ku ndangagaciro za Gikristo. Iri shuri kandi ryakira kuva ku bana b'icuke kugeza ku bana bari gusoza amashuri mu mwaka w'amashuri wa 12. Rikaba ritanga amasomo hakurikijwe American Curriculum, harimo Advanced Placement ndetse na American High School Diploma. Ibi bifasha abanyeshuri guhatana ku mashuri makuru ya mbere ku isi. Uretse amasomo asanzwe, iri shuri kandi ryongeraho n'andi masomo agiye atandukanye, harimo nk'ubugeni, kubyina ndetse n'ibindi bijyanye na siporo.
kugira ngo umwana wawe abashe kwiga kuri iri shuri bisaba byibuze kwishyura miliyoni 7,300 by'amafaranga y'u Rwanda ku mwana w'incuke wiga igice kimwe cy'umunsi, ndetse aya mafaranga akomeza yiyongera bitewe n'icyiciro umwana wawe yigamo, aho akomeza akagera kuri miliyoni 30,141 n'amafaranga 700 y'u Rwanda ku mwana uri gusoza amasomo muri iri shuri. Ku mwanya wa mbere w'amashuri meza atanga ubumenyi n'uburere by'indashyikirwa ndetse akaba asaba agatubutse kugira ngo umwana wawe abashe kuba yaryigamo, irya mbere ryitwa International School of Kigali. Ni ishuri ryigenga ryashinzwe mu mwaka wa 2009 n'umuryango w'ababyeyi b'Abanyamerika ndetse n'Abanyaburayi batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Rifite intego yo gutanga uburezi bufite ireme ku rwego mpuzamahanga ariko budaheza uwo ari we wese. Iri shuri riherereye mu mujyi wa Kigali ahitwa Kibagabaga, aho rifite campus iheruka kubakwa mu mwaka wa 2021. Iri shuri kandi rifite byinshi byibihariye, aho rifite piscine ebyiri, ikibuga cya tennis, basket ndetse naho bakinira umupira w'amaguru. Byose bikaba byubatswe mu buryo bugezweho. Iri shuri rikaba ryakira abana kuva ku myaka 4 kugeza ku myaka 18. Bakaba biga mu byiciro birimo ibyiciro by'incuke ndetse n'iby'amashuri yisumbuye. Rikaba rikoresha porogaramu y'Abanyamerika ishingiye kuri Common Core Standard ndetse na ILO Framework. Iri shuri kandi ryongeraho amasomo arimo nka Advanced Placement ndetse na Capstone Diploma afasha abanyeshuri kubategurira kuzajya muri kaminuza zikomeye cyane ku isi. Ikindi cyihariye nuko rifite gahunda yihariye yo kwigisha abanyeshuri umuco w'u Rwanda binyujije mu masomo y'ubugeni, umuziki, drama ndetse n'amasomo yihariye ku Rwanda. Kugira ngo umwana wabashe kwiga kuri International School of Kigali bisaba kwishyura agera kuri miliyoni 12,432 n'amafaranga 280. Aya mafaranga akaba yishyurwa n'umwana w'incuke uje gutangira, ndetse aya mafaranga akomeza kwiyongera bitewe n'icyiciro umwana wawe yigamo, aho umwana uri gusoza amasomo kuri iri shuri yishyura miliyoni 41,132 n'amafaranga 580 y'u Rwanda ku mwaka ku mwana uri gusoza amasomo kuri iri shuri. Ngayo nguko ngira ngo niba utarakora subscribe kuri Biga Media, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro ndetse n'amakuru ya buri munsi. Nge mwari muri kumva nkaba Nimugisha Fabrice, umungu w'Imana n'abantu nkaba imfura cyane. Ndabakunda. Ciao ciao.